Bakunzi barwanyonga TV tubongeye kubasuhuza nkuko bisanzwe rero muri kumwe na Eric Bizimana ariko sinaje jyenyine uyu munsi ndi kumwe n'abatumirwa babiri nkuko mubibona ni abakobwa babiri beza rwose wavuga ko atari beza neribuye. Ndazi neza rero ko nta wari bubihakane nkuko bisanzwe kuri Rwanyonga TV tuba dufite udushya buri munsi. Natangiye mbibwira Eric Bizimana umuyobozi wa Rwanyonga TV mu ruhande rwo ibumoso turi kumwe n'uwitwa nde? Nitwa Umuhoza Scovia. Umuhoza Scovia. Turakwishimiye rero Umuhoza Scovia. Ntabwo ari Umuhoza Scovia gusa rero turi kumwe uyu munsi, turi kumwe n'undi mutumirwa iruhande rwe babande. Nitwa Uwonkunda Alice. Ni izina rero ritangaje kandi riteye n'amatsiko menshi. Jye waravuze ngo nuwo nkunda ngira ngo nijye avuze ariko nza gusanga atari jye gusa n'ubundi turaza kumenya niba koko uwo nkunda cyangwa uwo akunda hari icyo turi bubivugeho. Nkuko bisanzwe rero twabazonye ngo tuganire ndababariza nk'umuyobozi wa Rwanyonga TV. Hanyuma turahera kuri uriya mubyeyi wambaye neza cyane nubwo nundi nawe atambaye nabi murabibona bose ni ukuri wagira ngo hari fashion runaka babanje kunyuramo. Hanyuma mwongere musubirire mu bakunzi ba Rwanyonga TV amazina yanyu. Yego nitwa Umuhoza Scovia. Umuhoza Scovia murakoze cyane. Hanyuma Umuhoza Scovia ni muntu ki? Umuhoza Scovia ninde? Umuhoza Scovia ndacyari singo. Yego. Abantu mu majyepfo mu karere ka Ruhango. Yego. Ndacyari singo kavuka cyangwa uturuka mu majyepfo mu karere ka Ruhango. Murakoze cyane. Tugaruke na hano. Uwonkunda Alice nkuko nabibabwiye. Yego. Nkaba ndi singo. Yego. Nkaba mu majyepfo. Amata rero araza kubyara amavuta abantu banjye nkuko mubyumvise bose amazina ntibayahuje ariko hari icyo bahuje. Singo niba ntibeshye ngira ngo ni silibateri. Icyo kintu rero banyarwandakazi namwe muri hirya y'igihugu cyacu ndazi neza ko abasore bakunze abantu bameze nk'amwe ari benshi. Hanyuma icyo kintu cy'ubusingo cyanyu ndanagikunze simbabeshye nubwo njye namaze gusaza nacyuye igihe. Twongere rero twibutse abakunzi ba Rwanyonga TV share, comment na subscribe ni ukuri ni iby'agaciro. Hanyuma Scovia uvuze ko uri singo. Uri singo ufite umukunzi ese uri umu ex w'umuntu runaka ese nturakura ngo winjire muri ibyo by'urukundo? Jewe urukundo nkunze kurushyira imbere kuko nzi ko ari ikintu gikomeye kandi buri wese acamo uwo yaba ari we wese. Murakoze. Yego urukundo ni rwiza ariko gukunda biragora. Kujya mu nkondo biravuna cyane ariko ukunda umuntu nagukunde cyangwa akubeshya bitazabaho ugata igihe mukamara nk'imyaka nk'itanu. Yewe ubuze utaha mucyari singo nkuko nababwiye urabibona nawe. Nabibonye. Scovia rero singuciye mu ijambo ariko ubusobanuro arimo atanga ajye ntabwo nyuzwe nabwo. Arimo aratanga impamvu. Cyambere tugaragarije ko urukundo ari ikintu cyiza ariko anatwereka ko ngo rugoye rukomeye rugira gute kandi igihe cyose byiza biravuna. Hanyuma dusimbutse gatoya reka mbarize n'abakunzi ba Rwanyonga TV. Uwo nkunda niwe tugarutseho. Uwo nkunda muraho? Muraho. Amakuru ni meza. Hanyuma rero ubwo muraza ko nyihanganira ameze nk'abamwana bitaga kibwubaza cyane ariko simba nibariza kenshi mba mbariza n'abakunzi ba Rwanyonga TV. Muri abakobwa beza, muri abakobwa buri wese yakunda. Nanjye ubwanjye nabakunzi uretse ko nyine nisaziye. Hanyuma rero nk'aba basore b'imiguruguru cyangwa se babandi bakeneye abakunzi
uyu mwanya reka tuwite love connection cyangwa se uko twahuza abantu bagakundana bigashoboka. Ese uwo nkunda ubona urukundo rushoboka gusa ku bantu bari kumwe cyangwa no ku bantu batari kumwe rurashoboka? Bishoboka no ku bantu batari kumwe. Gute? Muragerageza mudusobanurire uko mubyumva. Impamvu iyo umuntu agukunda byanga bikunda urabibona. Yego. Umva ntago iyo ukunda umuntu ntago bishobora kwihishira. Yego. Iyo ukunda umuntu ibyo umukorera byonyine cyangwa se no sinzi byanga bikunda iyo umukunda arabibona. Mwaba mubana mwaba mutabana hose nta kibazo. Bakunzi ba Rwanyonga TV rero nkuko mureba ndi kumwe n'abatumirwa hano babiri, abatumirwa b'abana beza barisanzura bakaganira, hanyuma tumara amatsiko abakunzi ba Rwanyonga TV. Uretse uyu munsi na nyuma y'iki gihe babakeneye bazababona? Azatubona cyane rwose. Tubongere rero tubashimire tubibutsa gukora subscribe na bya bindi byose bikenewe. Hanyuma nkuko mubibona turi mu mwanya wahariwe urukundo cyangwa se abakundana. Ubona ari iki gikomeye cyangwa se gishobora kuba nk'imbogamizi mu rukundo rw'iyi minsi uwo nkunda? Urukundo rw'iyi minsi nta muntu nyine wizera undi. Rero mu rukundo iyo utizeye umuntu byose birapfa. Yego. Iyo utizeye umuntu nyine ntabwo uba umwizeye, ariko iyo ushyira hamwe n'umuntu nta kintu na kimwe mudashaka kugeraho kibaho. Iyo mwuzuzanya akantu kose mukagahuriraho nyine muba muri mu murongo umwe pe. Hanyuma nongere ngushimire ku gitekerezo cyiza uduhaye cyangwa se uhaye abakunzi ba Rwanyonga TV. Nongere mbabarize abakunzi ba Rwanyonga TV kuko urukundo ni umurima buri muntu wese ahingamo. Mu rukundo ni urugendo buri muntu wese agenda, yaba ukomeye yaba woroheje, buri wese yaba umunyabwenge yaba umuswa, buri muntu wese anyura muri iyo nzira. Hanyuma ubona ari nk'utuhe tuntu dushya dukunze kugaragara mu rukundo twiza nibura tubiri? Twiza. Yego. Cyane cyane nk'uwo mukundana iyo afite nk'inshuti akazi kujyanamo. Yego. iyo ntuzagera nyine mufitanye gahunda runaka akayubahiriza nyine nta tuntu tw'uducenga turimo na dukeya. byanga bikunda njye ndi umukunzi wawe ukanjyana mu bashuti bawe mu bavandimwe bawe, byanga bikunda biranshimisha, biba binyereka yuko ahantu aho ariho hose ntashobora kukujena. Ibyo bintu bikunda gushimisha, nuko abantu benshi batabyitaho ariko bikunda gushimisha buri muntu uwo ari we wese waba uri mu rukundo. Nawe niba ufite umugore uzamufate rimwe uvuga ati rero ngiye kukujyana kugutembeza mu nshuti zanjye n'abo utari uzi bose ubamenye. Niho hahandi uzajya usanga niyo haba n'akazi ukora, niyo haba we n'akazi akora, nibwo uzasanga ibintu byose bigenda byaguka kubera za nshuti n'iki wagiye umwereka. Mbese ugasanga nyine arabyishimiye, ababona ko aho hantu ni ahantu na hamwe umuhisha. Aho muhuriye n'umuntu ukajya wakora n'ikindi kintu, byanga bikunda ahita amuhamagara ati dore mbonye wa mugabo wawe hana. Ibyo rero bikaba byiza kuri buri muntu wese waba ukundana cyangwa akunda. Hanyuma murakoze cyane uwo nkunda. Tujye kuri Scovia. Mu rukundo wowe ubona ngo harimo ibikomeye byinshi bigoranye, ni ukuri urukundo sinzi ikintu mupfa. Ntekereza ko urukundo hari ikibazo mufitanye narwo cyangwa ikibazo mugifitanye n'abo mwaba mwarakundanye? Ntabwo ikibazo tugifitanye n'abo twakundanye, ikibazo wasanga ari njyewe. Kugira ngo mbone umuntu uko ambwiza ukuri kw'iki gihe njyewe birangora cyane pe. Birangora. Waba warabeshywe cyane mu rukundo? Yego narabeshywe cyane ariko. Hanyuma wenda reka ndeke kwinjira muri vie prive yawe, ariko tujye ku ruhande rwawe. Mu by'ukuri wowe abantu bose mwakundanye nta muntu waba warigeze ubeshya?
n'ikintu na kimwe? narabeshyaga naragera mu myaka yo kumva ko nakunda n'umuntu ngo twabana. Mbere nibwo nabeshyaga nyine nkiri muri adolescence, ariko maze gukura numva ko ngomba nko gushinga nk'urugo nkaba mu maramaka. Nibwo natangiye kumva ko abasore babeshya, bamwe bakaza nkamenya ngo yagiye ryari, sinzi ngo aracyari mu Rwanda gutyo. Ibintu nk'ibyo ni uruhererekane. Hanyuma uwo nkunda, reka nkugarukeho. Muri make wumva umukunzi ukubereye ari umukunzi umeze gute? Umukunzi utambeshya, umukunzi utakubeshya. Ariko se abahungu bose ko mubagize indyarya biraza kugenda ko mubagize hari ababeshya? n'abakobwa b'indyarya, ariko mana nyine koko iyo umuntu akubeshye birababaza. Urukumva iyo umuntu akubeshye birababaza. Niyo mpamvu nawe udashobora kugira uwo ubeshya. Ushobora nyine kwiporogaramu ukavuga ati niba uwa mbere yarambeshye uwa kabiri akambeshya, reka ndebe ko nanjye nta kibazo naba nifiteho. Nawe ukabanza ukireba, ahubwo se ni njyewe ntuza ya byose cyangwa? Ukabanza nyine nawe ukirebaho, ntujye kuri ya ntuza ya wa muntu. Iyo umuntu akubeshye birababaza. Iyo umuntu akubeshye birababaza. Niyo mpamvu nawe udashobora kugira ubeshya. Ushobora nyine kwiporogaramu ukavuga ati niba uwa mbere yarambeshye uwa kabiri akambeshya, reka ndebe ko nanjye nta kibazo naba nifiteho. Nawe ukabanza ukireba, ahubwo se ni njyewe ntuza ya byose cyangwa? Ukabanza nyine nawe ukirebaho, ntujye kuri ya ntuza ya wa muntu. Buriya umuntu nyine akubeshye pe mu rukundo ibintu byose biba birangiye. Iyo umuntu akubeshye mu rukundo ibintu byose biba birangiye, nawe nyine nta cyizere ugira. Ubundi umuntu ankunze igihe ntambeshye akantu kose akambwiza ukuri, nta kibazo numva cyabamo, ntacyo pe. Hanyuma rero ubwo nabyumvise uri umuntu ushoboye kugerageza kwihangana mu rukundo, nubwo inzira yose nziza hagomba no kubonekamo ibigoranye cyangwa se ibiruhije. Hanyuma uwo nkunda, uyu munsi uramutse untumye nka musaza wawe ukambwira uti ongere mu bufundu bwana cyangwa se cyangwa n'ahandi mu Nyambiriri unzanire y'umukunzi, wantuma y'umukunzi umeze gute? Nibura ibintu 4 cyangwa 3, kandi ngiye nzaza muzanye mba ndoga mukecuru, nzamufata ukuboko muzane mvuge nti ngo umeze nk'uwo nkunda yantumye kandi mukuzanire. Urumva nibura ibintu 4 akwiye kuba yujuje, ku buryo koko yaba ari wa musore ukwizihiye umugani wa ya ndirimbo, ari wa musore nta byera ngo dene ko Kirima Rujugira yavuze. Ariko nubwo ya makosa yandi yaba yafite, ibyo 4 ukaba wumva ko byagufasha kwihanganira n'ibindi azakora bitari byiza. Urumva ari ibihe bintu 4 cyangwa se ari karite 4 uwo ukunda cyangwa se uwo mwabana ubuziraherezo akwiye kuba yujuje? Rero nkubwira ibyo yaba yujuje, umugabo icyo yakora icyo ari cyo cyose nta kibazo. Ariko ikintu cyo kuvuga wenda ankundaniyeho agize nyine ntanyubahe, nicyo kintu cyatuma wenda nandukana n'umukunzi wanjye. Ariko ibindi byose bibaho, byihangana nta kibazo. Urimo bisasira kwikundaniraho, urabisobanura no guca inyuma no kugutendeka, no gutendeka byose birimo, no kubanyana guca inyuma byose birimo. Abasore baretse izo ngeso mbi koko, ni ukuri ndaza kugerageza nshaka umuntu utaguca inyuma kandi nzamubona. Hanyuma kuba umuntu atagutendeka, kuba umuntu ataguca inyuma, ibyo gusa. Ibindi byose byo wagerageza ukabisipora, kuko nawe aba ari umuntu, nanjye nakosa. Ndumva icyo kintu ndumva nta muntu uri gukihanganira uretse jewe. Hanyuma rero ubwo mwakoze cyane bakunze barwanyunga TV, hano twaganiriye bikira kera. Tujye kuri Scovi. Hanyuma Scovi,
mu by'ukuri umbwiza ukuri nka musaza wawe ugiye kukuvugira aho utashoboye kuvuga cyangwa se ugiye kukugerera aho udashoboye kugera, wowe uramutse uri abantu mu musore umeze kandi ibyo mbavuga nzabikora. Hari umunsi tuzaba turi hano dushimira Imana n'abakunzi banyu noneho barabonetse kandi bujuje ibyo mwifuza. ubwo mukwatse muri uyu mwaka bamunzanira uretse n'uyu mwaka njye naguha amezi make yashoboye, nzagushyingira gusa sinzi niba kubera ko najya nambaye ziriya ngofero kuko sinzi uzayenda ariko nka musaza wawe urumva wantu mu musore umeze ute? ubu ngubu aho bigeze ndumva nshaka umusore usenga ariko atari kwa kundi abantu basenga gakeya, usenga ashize amanga. Mana yanjye rero nawe urimo uranshyira mu rujijo kubera ko uvuze icyo kintu cyo gusenga. Tekereza ko kubemera Imana na Yesu yaravuze ngo n'indyarya mu masinagogi zibamo. Buriya mu nsengero abantu bose barimo nta bundi butunga agatoki, ariko nanone nta n'undi burenganura kugera mu rusengero gusenga no gukiranuka k'umuntu. Numva ko ari ibintu bitandukanye kuko kera njye nk'aho nakuriye habaga hari abasaza bita inyangamugayo kandi b'abasinzi bigaragura mu byondo gusa ntahemuke kandi n'urwo rusengero ntarugemo. So rero niyo mpamvu numva ko gusenga tutabirebaho cyane kuko ashobora gusenga ariko afite indi target tujya tubibona cyangwa tukabyumva kenshi umusore akajya gusenga cyangwa umukobwa akajya gusenga afite ikimujyanye mu rusengero kitari ugusenga. Nkunda si kubyumva wowe. Hanyuma rero yewe kugira ngo nzakuzanire umukristo ejo uzana umuhini wanjye uti musaza wanjye wampemukiye nsohoke nsanga ufite ifuni. Nta kibazo ariko asenga pe, asenga. Cyakora jyewe nzagerageza mbanze mufate nk'akavideo ari mu rusengero kazaba ariko kandenganura. Asenga nta kibazo. Umuntu usenga atandukanye n'umuntu buriya udasenga. Hanyuma icyo wita gusenga bya nyabyo ni gute? Wa musore nyine mbona utebeza agashyiramo ka cyongo ntabwo ari ugutebeza agasirimba ari abyo gutebeza simbyemera njyewe akambara nyine amapantaro atari yandi nyine arekuye hasi amwegereye ariko asenga kuko buriya gusenga ntabwo ari ukubona imyenda cyangwa imisatsi, gusenga ari mu mutima w'umuntu ntabwo ari mu myambarire. Abasenga byanshimisha wanjye ko ntazareba mu mutima koko wenda uwo nkunda yo kumushakira nzabishobora pe nzabishobora ariko wowe noneho yewe uwo nzazana wese bati wowe uzamusengera ahinduka bazakuzana se basosengera kwa masafu idini ryose yabasengeramo yewe apfa kuba asenga. Aha bakunzi barwanyonga TV rero nkuko mubibona cyangwa se mwabyumviye ndi kumwe n'abashiki banjye hano Sylvia ndetse n'uwo nkunda twaganiriye twashyize kera buri muntu wese yagerageje kuvuga uko abyumva bitewe n'ikiganiro twariho uyu munsi rero ni abantu bari single jye nka musaza wabo bavugira nyamuneka abasore b'ingeso mbi mugerageze muzigabanye mu abana beza mbaha abageni dore nyamuneka ntacyo ndi buvuge jye ntacyo nakora kuko niba bashiki banjye ariko ni ukuri abasore bafite uburyarya abasore batendeka abasore batanyurwa ese ikintu cyo kutanyurwa cyo n'umucyumva mu basore cyangwa mu bakobwa ubwo si inkundo zimwe zaba zipfira umurasobanurira ko kutanyurwa k'umuntu bishobora gutuma mu rukundo rwe byanga urumva ari gute Scott? Jewe uko nabyumva n'umusore mugakundana ukabona ni mwiza ugendeye ku masura ejo ukagenda ukagera hano kwa noneho wisumbuye ku isura yiwe nziza mwiza kurushaho uhora muri ibyo ngibyo rwa rukundo rudafite neza ni rwo rureba aho ngaho ariko
umusore wakunda ufite intego kwanza nyine bitewe no kumwaganiriye ngenda akagwa n'uyu mwaka ati uyu mwaka ngenda ufite gahunda yo kuba nashaka uri ready yo kuba twashakana tukagenda mubiganiraho wakumva afite ibitekerezo nawe ukemera. Akabazo ka nyuma rero kuri mwese dusoza uwo nkunda mbabarire nkubaza akabazo ka nyuma dusoza tunasezera abakunzi ba Rwanyonga TV. Mu by'ukuri wabwirwa n'iki ko umuntu agukunda by'ukuri? Tuzi neza ko ntawe ushobora kureba mu mutima w'undi muntu. nta muntu ushobora kureba mu mutima w'umuntu nk'uko bivuze, ariko iyo umuntu agukunda sha umva biragaragara, kuko ntabwo ushobora guhisha urukundo uko byagenda kose. Iyo ukunda umuntu atari uburyarya, atari uguca hirya hino, iyo umuntu agukunda urabibona. Wenda niyo byahinduka nyuma, ariko byanga bikunda bayakugaragarije urukundo, kandi nawe uba wabibonye byanga bikunda. Hari umuntu ugeza nyine aho wumva ushaka ku rukundo. Nta bindi mvuze, ageze aho ushaka. Hanyuma wowe hari wari wageze aho ushaka? Ndavuga mu rukundo. Ni mu rukundo n'abandi bagejeje aho mushaka mwese. Hanyuma rero ikintu kibabaje gitumye nanarakara ni uburyo hari abagejeje aho mushaka ariko bikarangira bababaye. Abo ngabo Imana hanyuma Skovia karakanyuzemo akabazo kanyuma k'amatsiko. Ukwiye kugendera nibura ku bihe bintu bibiri uhitamo cyangwa se wemeza umuntu mugomba kubana. Baraya bihe bintu bibiri wagendera ukavuga uti ibi bintu arabyujuje kamamba yambaye reka tubane ibindi zabyanganira nkuko uwo nkunda nawe hari byo tutuje. Yego uwanje ibyo yaba yujuje kuba amakeya amamagara kenshi, ndaguhamagara kenshi umuntu wumva amakuru yiwe nawe akumva yaje abingaragarije duhura kuko abantu uko bagura niko bagenda biyumvanamo. Ntekereza ko guhura kenshi ari nabyo byatuma muhuza kenshi, ari byo byandi twazi tuvugamo no gutuma nyine ageze aho ushaka. Hanyuma rero bakunzi ba Rwanyonga TV nakagaruka, aba ni abatumirwa bacu ariko bakaba n'abashiki banjye. Ni ukuri murakoze, mukora izo share, comment, subscribe ndetse munahamagara iyo nimero iri kuri screen. Mu by'ukuri mbere y'uko rero ngenda uwo nkunda nagira ngo nawe tubwire icyo akora nubwo mbona yabisasiye. Turangire n'abakunzi ba Rwanyonga TV aho bazamusanga ahandi tuzabona n'ubutaha. Ukora iki, ukorera hehe uwo nkunda? Siga mikapu. Yego. Siga n'inzara. Yego. Amasuka. Yego. Ikintu cyose unganye waba ushaka gukorera ku bakobwa ariko no ku bamama. Ntabwo nzi ibijyanye natwe turabikujyanye. Uramutse unganye ebana buri kintu cyose ushaka gukoresha wagikoresha nta kibazo. Bakunzi ba Rwanyonga TV ndabavugiye ndababarije. Ni ukuri basore mufite abafiyanse bashaka gutunganya no kugira neza mu bakoresha inzara, imisatsi mu makeup kugeza sinzi ngo ariko urumva ni ibijyanye n'ubwiza nyaburanga cyangwa se ibintu bishobora gukorerwa umuntu n'ukuri akagaragara ukundi kuntu. Murakoze rero, nimero zo nimushaka aba bantu cyangwa se umwe muri aba ngaba, nimero ziri aho ngaho z'ubuyobozi bwa Rwanyonga TV murazibona kuri screen. Muhamagare rwose turabafasha. Murakoze naho ubutaha. Ciao ciao.